tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere kandi tubahe ikaze nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Mwe mudukurikire muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse namwe mudukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, ndetse namwe muri ku mugabane wa Aziya yewe na Oceania n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Reka mbabwire nti igicamunsi cyiza, igicamunsi kandi rwose kize kubabera icy'umugisha, nanizera kandi ko weekend yagenze neza kuri imwebwe mwese twabanye cyangwa se mwabanye natwe muri iyi weekend. So mbahaye ikaze rero n'ubundi tukaba tugarutse muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane, umwanya rero twise ngo ni update time. Ni umwanya rero tugiye kugenda tubagezaho inkuru zikomeye cyane n'ubundi, ariko amakuru yacu abagomba kugenda yibanda hano muri aka karere k'ibiyaga bigari cyane cyane, ariko nk'uko bisanzwe tukaba tugenda tugaruka hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tudatinze rero ndagira ngo mbasabe cyangwa se rwose munyemerere amakuru yacu duhite tuyahera hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho M23 ikomeje kubuza amahwema izi ngabo z'abarundi ziri hano muri Zanzibira cyangwa se ziri hano muri Mwenga. Nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho, ni ingabo ziri mu musozi bitaho ni Kamikire. Izi ngabo kuva ku munsi w'ejo M23 ntabwo yigeze ibaha agahenge ngo babone n'umwanya wo kugoheka, kuko n'akanya babonye nuko bari kureba ukuntu bita ku nkomere, ubundi abandi bashaka ko hari icyo bashyira ku munwa, akandi kanya bakabashakisha bari buze kwikinga igihe M23 iri bwongerere kuba ibahagurukira. Mu makuru dufite nibo batangije urugamba, ngira ngo nabigarutse mu masaha yacu ya mu gitondo cyangwa se mu kiganiro kibanziriza iki ngiki. Nabwe kare batangiye basheringa ku mutwe M23 mu by'ukuri muri eneo zabo barasheringa pe do ku rwego rwo hejuru. Ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo ubwo hari ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 saa 2:27 bari barimo barasheringa M23. Bigeze nyuma M23 ikagenda ibavangiramo kamwe kuri bwa bujyangi bwabo, bakagira ngo yatsinzwe wenda ngirihishe ngo bayihabije, kumbira imirabareka barasheringa amakompora cyangwa se ibyo bifashisha ibikoresho minisira bashirana. Barangije niyo baragize ngo nyine basoje akazi, barangije mu by'ukuri baraturama baratuza. Mu masaha y'umugoroba rwose kuva ku isaha saa 11 bashakaga kugira ngo barebe ko bajya gukora ku munwa cyangwa se kubarya. Icyo gihe M23 nibwo yari itangiye kubasheringa bushya kuva mu izo saha za nimugoroba. Ntabwo yigeze ibaha agahenge kuko sharing za M23 zarangiye hafi ku isaha 2. Izi ngabo umwanya wo guteka wari hafi ntawo, dore ko bo n'ubundi murabizi ko bagenana amasafura hara barateka, ntibigeze abona umwanya wo guteka. Ndetse n'igihe mu by'ukuri basa n'abonye agahenge ubwo urumva bitaga ku nkomere, izindi mayiti bazivana hariya nyine muri uyu musozi wa Kamikire bazigeza nyine iyo zigomba kugezwa, zimwe zinoherezwa mu gihugu cy'u Burundi. So muri iki gitondo rero mu by'ukuri bari babonye akanya basa n'abagomba kugoheka, ariko ntabwo M23 yigeze ibaha agahenge, kuko nayo yafashe drone irazizamura mu kirere ijya ku busana irimo irabatata. Mu by'ukuri barahungabana, bongera gukuba igikuba kiracika, bati se yaba ari drone zirasaze twaba tugiye kuraswa. Muri make biriwe mu ndake kuvana n'ubu. Urumva kuva ku munsi w'ejo kurya ni ikibazo, ntago baheruka ikiryo. Mu makuru rero mfite n'ubu
ndabona saa 11 birasa no zinageze M23 igiye guhita itangira gusheringa minisiyo ibikoresho yabyegereje hafi. Abarwanyi ba M23 bari muri wa musozi bitangwa ni Kinda mu birometero 4 byonyine uturutsaho izi ngabo ziri. Nukuvuga ngo sharing zigiye gutangira sasa. Ubu tuvugana muri make nta kugoheka, nta kubaho ubuzima ni hafi ya ntabo. Hari amakuru mashya mfite ariko munyihanganira aya makuru ndabagezaho mu gitondo. Nekereza ko ntabwo reka mbenyabitse ndaza kukabamenera donc abantu turi buzindukane mu kiganiro cyacu cya mu gitondo. Ndaza kubakubita ikintu cyitwa inkuru iri breaking news. Ntabwo nayiba hano namwihangana amatsika bice. Mu by'ukuri tuyipfundikira gapfundike burya ngo gatera amatsiko. Ariko masaha mu gitondo ndaza kubaha icyitwa umuripuko ya nkuru cyangwa se icyo twita ngo ni breaking news. Uko situation irabimeze mwebwe mwitegure gusa ko hari inkuru ndibuze kubazanira ndetse ikaba ari inkuru iribuze kuba idasanzwe. Mu kiganiro cyacu cya mu gitondo nyaboneka ntuze kugicikwa. Nikomereje. Nguko rero uko ibintu bimeze ubu tuvugana M23 yababujije kurya nta guteka ibintu birakomeye. Izi ngabo z'abarundi ziravuga ziti kaba kamani ko byaba kose ahanga none nituhava tukahava amahoro mu byo kuri tuzaba turabarame. Hanyuma rero reka duse n'abagaruka no muri za Uvira gake manze mbabwire ko naho ubu tuvugana hano muri Uvira ubu tuvugana abaturage batangiye kuvuga bati niba hari nibishoboka mwadufasha M23 ikagera hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ibiro barabiterwa n'iki? Barabiterwa no kuba hano muri uyu mujyi wa Uvira abakabaye babarinda bitwa ngo bari kubarinda nibo bari guhora bababuza amahoro. Ibi byabaye Goma mu by'ukuri bakazajya birwa nabo ubwo barasana bapfa ubusa bapfa indonke cyangwa se bapfa ibisahurano n'iki byose. Nabwo abaturage tubona batangiye kugenda bataka ndetse biza gutuma M23 ifata icyemezo simusiga imanuka muri umujyi wa Goma even nabo Bukavu no byari byabaye. Ubu rero na hano muri Uvira niko bimeze. Abaturage akava bati niba koko M23 mu bice iba irimo haba hari umutekano izi ngegera zirimo zirakora ikimo hano baza bakazikuramo koko. Umva rero audio ubutumwa bageneye General Sultan Makenga kugira ngo mu by'ukuri dukomezanye nandi makuru akomeye cyane. Umujyi wa Grand Kivu muna ma message wa Uvira sai njomba wa Uvira napitikana sai Uvira hii. Uvira wapigwa masasi sai Uvira. Ati umujyi wa Uvira urimo amasasu sahi atarimo amasasu menshi cyane. Ati mu by'ukuri izi ngabo zakabarizo ziturinda. Batariko nizo ziri kurasana nizo ziri kurasa abaturage bagahura n'amasasu nkayo ari acicikana bakayagwamo. M23 ngamate Uvira. Ati turasaba M23 zifate Uvira. Ipe uyimu wapigwa moi je préfère M23 ngamate mwingine. Ati nje rwose ndifuza ko M23 ifata Uvira. Ikamate. Ize ifata uyu mujyi wa Uvira. Ati rwose nje je préfère M23 ize ifate Uvira. Murumva ko mu by'ukuri ibintu hariya muri Uvira ntago byoroshye. Ibintu hano muri Uvira birakomeye abaturage kugeza ubwo batangiye kugenda bisabira M23 ko yamanuka igafata umujyi wa Uvira. Ibi byose ariko bikaba biri guterwa n'iki? Bikaba biri guterwa na Wazalendo bari kwirirwa barasagura cyangwa se barasana n'iki gisirikare cyabo cyangwa se n'iyi FARDC na idashoboye kwihangana ngo ibintu bicishe mu nzira nke cyangwa se ikoreshe imbaraga nke z'ubu zitari z'umurengera. Ibwire Wazalendo bareke kurasagura bya hato na hato ahubwo bo ubwabo bakirwa barasanira muri uyu mujyi abenshi bakahatikira cyangwa se bakahasiga ubuzima. Abaturage rero bumva ko barababaye cyane kugeza ubwo bandika message bagacicikanisha ama audio kuri réseaux sociaux basaba ko General Sultan Makenga yakohereza abasore be kugira ngo babe babohora uyu mujyi wa Uvira. Nuwa ngo ibijya gushya birashyuha ndetse bicana amarenga. Icyo hano bashatse gusobanura niki? Nuko abaturage bararushye, abaturage bararemerewe. Kandi bazi neza ko icyizere cyabo cyo baburiye kuri izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa nta handi bagomba kuba bakikura hatari kuri ruhande rwa RIS ni M23 ni M23 AFC M23 niho bagomba kuba bakura amahoro.
barakubwira bati niba ibice bindi biri kugenzurwa na M23 bafite umutekano, ndasaba rwose M23 barayisaba ko yazigafata uyu mujyi wa Uvira. Ya niko bimeze kandi ndamutse mbivuze ntabwo byaba ari fanatisme nk'uko abantu benshi babitekereza, kuko urebye akavuyo kahoraga mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Uvira ndetse no mu yindi mijyi igiye itandukanye, ubwicanyi ngaho batwitse umuntu bagize bate, ubu byose ibyo ntabwo bikirangwa muri zi eneo cyangwa se muri bibice M23 irimo iragenzura. Usibye ko ntabwo twavuga ko abaturage wenda bameze neza 100% ntabwo kabura wenda ngo habure n'uburara, burya n'uburayi hari n'igihe bigira impamvu akavuga ati wenda nuko yaramenyere kurya sahuye n'icyo akavuga ati niyo muve turi hano nitumye mburara, kwera kwenda yaramenyere kurya iby'ubusa, yaramenyere donc hari utuntu twishi twagiye ducika, hari abo twari dutunze utwo tutakiro batamerewe neza batuba imva ko yahaguma. Ariho nagiye numva bakunda cyane cyane kugenda batanga amakuru apfuye, ariko kameme ntago mu by'ukuri abaturage bo mu bice ubu tuvugana M23 miragenzura twavuga ko bameze nabi cyangwa se bamerewe nabi. By the way, ibintu bisa naho bimeze neza cyane cyane muri aba baturage. Aba rero nabo bati natwe dukeneye ko mama 23 baza hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ese General Sultan Makenga urimo urakurikira Eugene Official, wumvishe ibyo abaturage hano muri Uvira Uvira barimo barifuza. Nguko rero niko amakuru yacu ateye. Reka ahubwo twijire no mu zindi ngingo nkuru cyangwa se mu yandi makuru agiye atandukanye, ariko biraza kudusaba ko twakira mugenzi wacu Vincent, hanyuma noneho ayandi makuru cyangwa se izindi ngingo z'ingenzi tukazinjiranamo, dore ko turimo turabona M23 ikomeje gusana irimo kugenda ishimangira ko banke zigomba gukora muri ibi bice n'ubundi irimo iragenda igenzura nta kabuza. Imbogamizi bahuye nazo ubwa mbere bayifungura bagasa no barimo kugenda bazishakira umuti. Uraneza Vincent? Uraneza Paita? Urakomeye? Ngaho ndashima Rurema. Icyumweru cyagenze neza? Icyumweru cyagenze neza kandi gishoje neza. Navuga yuko gishoje amahoro n'ubwo mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kuba imirwano kandi ntiyabura kugira ingaruka natwe kuri twe. Kubera yuko iyo tutabasha kugenda muri Kongo neza, tutabasha kuzenguruka uburasirazuba bwa Kongo, amajyepfo, iburengerazuba, amajyaruguru ndetse na Kongo Centrale, ntabwo navuga ko byagenze neza cyane, ariko biba byagenze neza. Haburaho cyane. Haburaho cyane. Ya Vise nabonye rero kuri kote n'ubundi ya M23 birumvikana, ubwo tugiye mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu niho duhereye. Ntabwo duhereye mu bigendanye n'imirwano kuko ndabona runarwo n'urundi rugamba ariko rujyanye naho nava ngo ni rw'ubuzima. Nabonye bamaze kubona ko hari gishobora kuza gusimbura banke centrale, ahari gishobora kuba cyatangira kugenda gisupportinga yandi mabanke ibibazo by'amafaranga cyangwa se by'ibibazo bigendanye n'amikoro. Bavuga ko giterwa n'ifaranga rya banke zidakora hano mu mujyi wa Goma na Bukavu. Hari uburyo batangiye kugenda basa no bakivugutiye umuti. Icyo AFM 23 nyine mu byo yatangaje, yego, yavuze yuko yashyizeho urwego rushinzwe amabanke ndetse n'ubwishingizi assurance, ndetse n'ibigo biciriritse by'imari n'ibigo bishinzwe kuvunja ifaranga. Yego, bakavuga yuko rero ari ikigo bise Autorité de régulation du secteur économique et financier et des assurances, mu magambo ahinnye bakita AREFA. Yego, baravuga bati rero iki kigo dushyizeho ni ikigo kinganya agaciro na banki nkuru y'igihugu. Bakaba baracise Banque Centrale du Congo, nabo nk'uko bavuga ati iki ni ikigo natwe twakita Banque Centrale du Congo kuko ibyo kizakora bisa neza n'ibyo Banque Centrale du Congo ikora. Rero AREFA igomba gutangira imirimo yayo ifite intego yo kugira ngo ishyire ku murongo ibigendanye n'ubukungu ndetse n'imari mu bice bigenzurwa n'iri huriro rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, nyine Alliance Fleuve Congo M23 twirwaneho. Twebwe intego yacu rero nuko dushaka ko
iki kigo gikora mu buryo bukomeye kuko twakiragije cyangwa twagihaye umuyobozi bita Cedric Fiema Tunduyange akaba ari we muyobozi wacyo mukuru. Bakavuga ati mu economist uhambaye, ni economist wabikoze wabyize kandi ufite mu bunararibonye. Umuyobozi umwungirije bita Anselme Kitumayini, tumuha n'undi bita Justin Bigiri. Atabo bose n'abashinzwe kugira ngo barebe uko imari, ifaranga, ubukungu, ubwishingizi, amabanki, ibigo by'imari iciriritse, ibigo bikora nk'amabanki byakora mu gice AFCM 23 igenzura. Bikaba ari kimwe mu bisubizo navuga mu byo bita mu cyongereza home solution. Yego, ibisubizo byo mbere mu gihugu cyangwa by'iwawe wishakiye, atari bya bisubizo bivuye hanze, bishobora gukemura ibibazo bigendanye n'ubucuruzi, ibibazo bigendanye n'ubukungu, ibibazo bigendanye n'imari, ibibazo bigendanye no gukora kw'ibigo biciriritse, ibigo bikora nk'amabanki, ibigo by'ubwishingizi, ibigo bivunja amafaranga ndetse n'ibigo bigurisha imari n'imigabane. Ukabona rero baramutse bakomeje gushyiramo imbaraga kandi bagakomeza intego bihaye nk'uko byanditse kandi nk'uko bajya bitangaza mu bitandukanye, Banque Centrale du Congo ntacyo yabibabwiye mu gihe yakomeza gufunga n'amabanki ari mu bitero bigenzurwa na AFCM 23, cyangwa se n'ikindi gihe bazakomeza gufunga amabanki AFCM 23 izajya ifata ibice iherereyemo, kubera yuko nkurikije ibyavuzwe na General Sultan Makenga wabonye ko yaciye amarenga ko bashaka gufata ibindi bice. Ibice byo bagomba kubifata kuko ntabwo wambwira ngo barimo baragura, barimo barapasingisha abasirikare benshi, barimo baragenda barangiza ikosi, nabo bagomba kugira aho baba bari kugira ngo babone aho baba, nuko n'ubundi bagomba kwagura nyiri ibice bakagera nabo aho bagomba kuba bari. Byose nyine nibyo mvuga ko Makenga mu gukora pass out y'abasirikare 9350 n'ubundi mu ijambo rya bigarutsa bati turashaka gukomeza gufata ibice byinshi, ati ni mugende mufate nta kintu mbatumye kuko nabaye byangombwa bihagije. Ya Vincent, tukiri rero muri ibyo cyangwa se tukiri mu bigendanye rwose n'imirwano n'iki byose, ubwo ndabona ariho usa nawe urimo uranyerekeza. Ubu tuvugana rero n'ubundi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane hano bita ngo ni muri za Grand Nord, nk'uko rwose ubu ndetse amakuru arimo kugenda atugeraho. N'amakuru atugeraho nonaha avuga ko hano muri za Rubero, Beni Rubero, abantu bagera kuri 15 bashimuswe n'umutwe wa ADF NALU. Gusa ariko niba turivuga ngo ni inkuru nziza cyangwa se ni igikorwa cyiza cyakozwe na FARDC nk'uko bivuga, cyangwa se ngo bafashwe na ADF yari yashimuse, bagombowe cyangwa se bagombojwe n'umutwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Iyi nkuru nayo twayibwira abadukurikiye, FARDC yaba noneho rwose yakoze akantu cyangwa se yakoze ibyo igomba gukora. Nibyo FARDC muri Beni ndetse na Rubero mu bice bitandukanye bivuga yuko yabashije kubohoza abaturage b'abasivile 15 bari bashimuswe n'uyu mutwe wa ADF ukorana na Islamic State. Yego, uko bivuga ko uyu mutwe ADF ari wa Islamic State kandi akaba ari umutwe w'iterabwoba. Amakuru twabonye nuko mu bihe bitandukanye abaturage bagiye bashimutwa, bamaze gushimutwa noneho FARDC itangira ibitero bikaze byo kugira ngo ibagaruze. Yego, ikaba yagarujemo abasivile 15 nyine nk'uko bari bashimuswe. Muri benshi bashimuswe navuga ko bashire kugaruramo bake muri bo, ariko FARDC igatangaza yuko izakomeza ibyo bikorwa n'ubundi byo gushakisha abandi baturage bagiye bashimutwa n'uyu mutwe w'iterabwoba wa ADF ari wa Islamic State. Yego, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo mwaka no gace uvugira Operation Sokora 1 cyangwa Sokora ya mbere, Barike Erongo, avuga ko bazakomeza ibyo bikorwa n'ubundi byo gushakisha abaturage batwaye n'uyu mutwe wa ADF. Ariko akaba yanatangaje yuko muri operation yo gushakisha abana abaturage no kubabohoza babashe gufata abaturage bagera muri
babiri bakorana na ADF cyangwa bakita n'abarwanyi ba ADF nabo bakaba abafashe bukaba bafite ariko bakavuga yuko babonye n'abandi baturage basanzwe basivile baha amakuru uyu mutwe wa ADF mu bihe bitandukanye bagera muri bane nabo bamaze gufatwa ubu bagiye gushyikirizwa inzego z'ubutabera nk'uko uyu Liyetona Mark Erongo yabitangaje abitangariza itangazamakuru akavuga yuko ari ibikorwa bakoze kuri wa gatandatu guhera mu masaha ya mu gitondo mu rukerera nimugoroba rero ejo akaba ariho yabitangarije ibinyamakuru bitandukanye bikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bitakorera kuko natwe ntitubakorera kuko twabashije kubibona mu itangazo yasohoye dufitiye kopi. Vise wenda tukiri kuri iyo nkuru abafashwe ntacyo baratangaza nka bimwe tujya tubona wenda bavuga bati bagenzi bacu barahangaha dore nuko nguko dukora n'iki byose ntabwo bigeze bagaragaza uburyo ki bakoramo ndetse n'ubaha support n'iki byose. Ntabwo bigeze baba interview ngo bagire icyo bavuga kubera ko abenshi baranegekaye ku buryo kubashyira imbere itangazamakuru ngo bavuge nabyo byaba ari bimwe mu kubangamira uburenganzira bwabo cyangwa bikaba byafatwa nka maltraitance kuko babonaga bafite ubuzima bubi mu mashusho twagiye tubona. Ndakeka ko ariyo mpamvu bashobora kuba batagize icyo bababaza yenda ngo bajye bagira icyo batangariza itangazamakuru ariko yenda buriya nibamara gutora mitende bashobora kuzagira icyo batangaza. Yes, Vise urakoze cyane rero kubw'iyo nkuru reka tujye no mu zindi nkuru hanyuma rero n'ubundi tukiri muri uyu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu amakuru AFC M23 ivuga ko icyo ishyize imbere ari umukurinda cyangwa se ari umutekano w'abasivile birumvikana umutekano n'ukubarinda. Ndagira rero ngo turebe ese M23 kubera icyo yavuze ko icyo ishyize imbere ari umutekano w'abaturage cyangwa se ari ukubarinda ibi yabivuze bigenze bite ese bihagaze bite ndagira ngo iyi nkuru nayo uyituvire imuzi n'umuzingo. Ejo kuwa gatandatu mu bakoranye ibikorwa bita Farongo cyangwa mu Kinyarwanda ibikorwa byitwa umuganda bitandukanye yaba ari umujyi wa Bukavu yaba ari umujyi wa Goma ndetse guhera za Bunagana ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda ugakomeza ukagera ku mupaka wa Rusizi ya mbere ndetse na za Kamanyura ku mupaka uhana imbibi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ugakomeza ukagera za Gatogota ukazamuka ukagera mu misozi miremire ni hose aho ASM 23 ikontorora nyuma y'ibikorwa rusange mu Kirundi cyangwa umuganda mu Kinyarwanda cyangwa Sarongo mu iringana rya hano hakurya bakoze inama baganira n'abaturage abayobozi batandukanye guhera ku mudugudu kuzamuka kugera ku rwego rukuru rwa ASM 23 buri muyobozi rero ku rwego rwe aho yarari yagiye aganira n'abaturage akababwira n'intego za ASM 23 ibibazo bagiye bashyikirizwa rero bagiye bashyikirizwa ibibazo bigendanye n'umutekano mukeya ibibazo bigendanye no kuraswaho n'ubutegetsi bwa Kinshasa burasa ku basivile bukoresheje drone bukoresheje M25 bukoresheje Wazalendo FRDC imbonerakure ndetse n'indi mitwe itandukanye ikubiye muri Wazalendo ijambo ry'abayobozi bose bahuriyeho ba ASM 23 cyangwa twirwaneho cyangwa Armée Revolutionnaire Congolaise ibabwiye abaturage ko ikibaraje inshinga ari ukubacungira umutekano w'ibyabo ndetse nabo ubwabo arabwira ati rero mu buryo kugira ngo mugire icyubahiro mugire umutima ukora mugire ibyo mwikorera bibateza imbere ati twebwe nk'igisirikare twebwe nk'ubuyobozi bwa ASM 23 twebwe nk'ubuyobozi bwa MRP twirwaneho icyo dushyize imbere ni uguteza imbere umutekano wanyu tuwucunga tunacunga ibyanyu dukora ibikorwa bibahesha icyubahiro dukora ibikorwa bibageza ku mahoro ndetse n'iterambere ati ibiganiro byose kandi twitabira nta kintu tuba tugamije ibiganiro bya politiki tuba tugira ngo dushake igisubizo cy'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Kongo muri rusange binyuze mu biganiro. Aravuga ati rero twe tuzakomeza tubatungira umutekano tuzakomeza kubahe ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano twagiye tugirana n'impande zitandukanye
zirimo imirwano ubwo baravuga uko RDC bakongera bakavuga na guverinoma kubera yuko Armée Revolutionnaire Congolaise burya iyo ivuze ngo dusinya gahenge ibigasinyira FARDC bavuga bati gushyiraho ubuyobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burya icyo ni icyemezo cya politiki kiba gisinywe hagati ya AFC makumyabiri na gatatu ndetse na guverinoma ya Kinshasa cyangwa leta ya Kinshasa. Buri wese uwo bireba azakomeza ashyire mu bikorwa ibimureba kugira ngo uburenganzira bwanyu bukomeze kubahirizwa ndetse no kubahwa. Vise ariko tuwenda tugarutse gato cyane mu baturage nk'umuntu n'ubundi uba ukurikirana cyangwa se ugenda cyane muri izo nce haba mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu, abaturage bakira bate iyi Sarongo? Bona ese bayikora batayinuba? Ese ubona hari icyo yafashije ahangaha cyangwa se mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane nko muri umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu? Ndahera ko cyane umbajije iki aba yarafashije abaturage batuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itambere ubona yuko hari isuku ku buryo bugaragara, yaba mu nzira unyuramo, yaba mu mabarabara unyuramo, yaba ndetse no ku mazu ukagera no ku nkengero z'inzuzi ndetse n'iz'ikiyaga cya Kivu. Ku byerekeranye rero n'akamaro ko niyo uganiriye n'abashoferi ukaganira n'abaturage barakubwira bati twagize isuku ko kugira umutekano wa mbere uhera ku isuku. Atahari hari gukunda twarabitemye, ahari hari ibyuzi twarabisibye ku buryo iyi suku yatumye tutakirwaza indwara zituruka ku mwanda ndetse n'izindi zifitanye isano n'umwanda. Bakakuganira bakwereka yuko hari akamaro byabagirije, ariko mu bundi buryo bakakwereka yuko hari abandi batarabyumva neza, kuko mu gihe cyo gukora baba bibereye mu ngo zabo, uburyo usanga nk'ahantu hatuye n'ibihumbi nka 15-20 usanga nibura hakoze 2/3 aribyo byakoze Sarongo. Bakavuga bati rero biracyakenewe yuko habaho ubukangurambaga burenze ubukorwa na AFCM 23 kugira buri muturage wese yumve ko gukora ibikorwa rusange, gukora umuganda, gukora Sarongo bimureba. Ati nubwo atawukorera kuri place publique abe yanawukorera iwe mu rugo, atariko byaba byiza n'igihe bapanze yuko ukorerwa mu bice bihurirwamo n'abantu benshi bose babyitabira kugira ngo banungurane n'ibitekerezo n'abayobozi babo, bagaragaza ibitagenda, bagaragaza ibigenda, naho bakomeza gushyira ingufu ndetse n'ibyakomezwa gushyirwamo imbaraga. Bakavuga bati no kuganira n'abayobozi nabyo biba byiza witabiriye umuganda mugasoza inama muganira. Atabakorera mu rugo nabo ni byiza, ariko kuba bakitabira ibyo bikorwa bakajya ahabereye umuganda ku rwego runaka, niba ari umudugudu, niba ari lokalite, niba ari sheferi, niba ari meri, niba ari komine, niba ari province, bakaba bahurira n'ubuyobozi bakaganira. Ati nabyo byajya biba byiza kuko byarushaho gutuma bitungira umutekano ndetse banaganira ku iterambere bifuza n'ibindi byose bifuza ko bibakorerwa. Vise tusimbukira Kinshasa, amakuru aturuka Kinshasa aravuga ko umuyobozi w'inteko nshinga amategeko Doken wasimbuye ngo uyobora inteko nshinga amategeko by'agateganyo yavuze ko Gisekedi ariwe uzagena igihe cyo gutora abagomba kuyobora cyangwa se bazasimbura abagomba gusimbura nyine babane n'ubundi bavuyeho. Nibyo nk'uko byatangajwe na Chirumba, ni perezida w'agateganyo kuko yarahoze ari vice perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Bavuga yuko amatora yo gutora perezida mushya w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ndetse n'abavugizi n'abandi bashinzwe ibibazo bitandukanye bari bagize biro bavuyeho kubera ko hari ubusabe bwa bamwe mu badepite batanzwe busaba yuko begura cyangwa bakeguzwa. Iyo tariki ndetse n'uburyo bizakorwa bizatangwa na perezida wa Repubulika nyakubahwa Tshisekedi Felix, ko ari buzatanga itariki ndetse n'umunsi.
n'ubundi n'ubusanzwe mu mategeko ariko uko biteganyijwe nuko perezida wa repubulika ubundi niwe utanga itariki yo kuzatora abayoboye inteko ishinga amategeko, yaba ari umutwe w'abadepite, yaba ari sena cyangwa n'abandi baserukira igihugu mu nteko ishinga amategeko zindi, cyane cyane ko urabizi yuko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri muri East Africa, kandi akaba ariho abadepite ba East Africa bishobora no kuba ngombwa ko bagira abadepite batorwa bayihagararira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajya muri East Africa. Icyo gihe ubipanga kuko niwe muyobozi burya mukuru w'igihugu, ni perezida wa repubulika, nubwo bishobora kunyura ku wundi par delegation, burya biba byaturutse kuri perezida wa repubulika. Hanyuma natiri igiseke tuzabigena naho ubundi twe nta bushobozi dufite. Ntabwo ari uko babuze ubushobozi, ahubwo nuko ariko itegeko ribiteganya nk'uko nari bisobanuye. Tukirikisha se rero n'ubundi birumvikana tugomba kuha ujagajaga cyangwa se tukareba byinshi biri kuvugwa hano za Kinshasa, nuko Gisekedi anengwa gushora amafaranga muri Visit Congo mu gihe abaturage basabiriza. Muri make we yafashe amafaranga yigana u Rwanda, Visit Rwanda, ibyo bakoze muri ya ma equipe nka Arsenal ndetse na Paris Saint-Germain. Nawe rero arafata amafaranga aragenda ati reka njyemo gutya ngere gutya, ariko ngo nyamuneka abaturage bari hari yabo ubukene burabishe, abenshi inzara irimo kubarya. Uyu mugabo amafaranga warashize muri za Visit Rwanda. Ndagira ngo iyi nkuru tuyinjiremo, ese ni bande banenze uyu mugabo, bihagaze bite? Byose rero tubyinjiremo gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo abantu benshi batandukanye, yaba abaturage ba Kongo, yaba politike, yaba abanyamakuru, yaba societe civile ndetse n'amasosiyasiyo yegamiye ku madini, yanenze Tshisekedi kuba yaratoye akayabo ka miliyoni 40 z'amayero ku ikipe ya FC Barcelona kugira ngo bayitere inkunga ijye bamamaza. Aya ni amafaranga menshi cyane ku buryo byagakwiye kubafasha abanyagihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barongera baramurenga bati hari miliyoni 3 z'idolari yashyizwe mu gutegura inama ikongere rusange ya 47 ya kafu izabera Kinshasa. Yose nta mafaranga ari mapfu busa, kandi abaturage bashonje bagakwiye kuba bafashwa. Aya mafaranga akaza kubafasha kugira ngo babone aho baba, babone ibitaro, babone ibyo kurya, babone uburyo bwo kwivuza, babone amazi meza, babone amashuri, babone amasoko ndetse n'ibindi by'ibanze. Rero Tshisekedi arimo akora ibi ngibi mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse kwakira impano y'Ubuyapani igendanye n'ibyo kurya ndetse n'ibindi byerekeranye n'ubufasha ingana na miliyoni 2.5 y'amadolari y'Amerika kugira ngo abaturage ba Kongo babe bafatwa mu kubona ibyo kurya ndetse n'ibibafasha mu bigendanye n'ubuzima. Ati nanone hari umuceri wavuye muri Thailand nawo waje kugira ngo ufashe abanyekongo bashonje bari mu bibazo. Ati rero birababaje kuba leta ya Kongo ifatwa n'ibi bihugu Ubuyapani ndetse na Thailand babohereza umuceri mu gihe bari gupfusha ubusa amafaranga angana gutya, izi miliyoni 40 z'amayero n'izi miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Abogera agakwiye kubagura ibyo kurya, ntibajye gusega cyangwa gusabiriza mu Buyapani no muri Thailand. Haregana hano muri Kivu Amajyaruguru hari imiryango myinshi, hari abantu benshi bahuye n'ibibazo visi bakeneye amafaranga pe. Hari abantu byintu biragoye ko Tshisekedi yatanga amafaranga mu bice bikontororwa na AFC 23. None se na muri za Uvira na he hose kweri nta kintu yakora niyo za Ituri na he hose. Iyo se kandi buriya Ituri, Uvira, Tshisekedi ameze nk'uwabitakaje, kuko niba wazarena riti kontorora Uvira, Tshisekedi akaba agena umuntu uhayobora bikarangira atayoboye, urumva aho nkafata nk'ahantu ayobora. Ko n'ubundi yakamenye ko ari abaturage be. None kuki yabahaye disikuru akababwira amagambo akomeye avuga ko yabahaye ngo niba ari inkuru y'ibahumuriza avuga ko agiye kuhagaruka? Ni ukubivuga nyine ni manipulation politique, ariko nta bushobozi afite. Niba wazarenda ibasha kumuvuguruza, bivuga yuko nta pouvoir ahafite, nyine nta power ahafite. Wazarenda ni afite power, niyo mpamvu ubona ameze nk'uwahirengagije. Wareba za Ituri, CLP yarafashe, ADF yarafashe,
ameze nk'utafite. Njyewe rero mu myumvire yanjye ndebye uko ituri nyibona nkabona uko mbona Uvira n'ibite bya bene uko abasirikare birirwa bakora imyigaragambyo bavuga yuko batahembwe, mbona ibyara bitaye yarabaye nk'aho avuga yuko atakibifite mu bice akontora, akavuga ati kanje pfa kuvuga gusa kugira bere kubona yuko nabaye nk'uhata, ariko nta bushobozi afite bwo gutanga ibyemezo bishyirwe mu bikorwa nk'ibi bice. Nicyo gituma mvuga ko no kuba yahohereza amafaranga biragoye cyane, keretse kuyohereza kugira ngo bajye gupfira ubusa nk'uko Corneille Nangaa yabisobanuye, Wiringoma yabisobanuye, Lawrence Kanyuka akajya kubagurira ingofero z'ibikarito, akajya kubagurira proof bullet z'ibikarito, akabashuka gusa bakajya ku rugamba kwicwa n'ubusa gusa, ariko kugira ngo azayabaha abatunge batagiye kurwanira ubusa ntabwo mbibona hano hafi. Bakani imagine n'abasirikare birirwa bari gutabaza kandi ngo ngari muri gahunda ngari mu mirwano, ariko unanyumvira rwose ibintu hari ukuntu umeze. Reka twikomereze Vice, reka twikomereze n'andi makuru. Aha, ndimo ndabona rero hano n'ubundi hano itaboni Mambasa ngo ADF ikomeje gushinjwa ubwicanyi. ADF semana yanjye no kwicana kwayo, ngo ADF ikomeje gushinjwa ubwicanyi hano muri za Mambasa Vice. Mambasa ADF ikomeje gushinjwa ubwicanyi mu bitandukanye igenda ikorera abaturage. Abaturage bari muri bino bice, societe civile, imiryango itegamiye kuri leta itandukanye, amakoperative, amasosiyasiyo yegamiye ku madini ndetse n'abanyamadini. Bavuga yuko ku muhanda nimero 4 uri kuri Atseka Komanda Mambasa, ko tariki 3 z'ukwezi kwa 10 na 2025 yitwa abantu benshi bishwe na ADF mu gico bari bateze imodoka. FARDC yabashije kuburizamo iki gitero ahitwa Tamukamanza. Byabaye byose gukora umuntu hari abapfuye, ati ADF amanywa nijoro ikomeza kwica abaturage mu bice bitandukanye, agace karimo Mbesi, Mambasa ndetse n'ubundi. Ariko bikavuga yuko na FARDC ngo yateguye ibitero simusiga ikabigaba ku birindiro bya ADF nyine mwa bino bice bya Bamonde, Komanda, Mbenzi ndetse n'aho bita Mambasa. Ariko bakavuga bati ubu bwicanyi burakabije kuko bukomeje kwiyongera amanywa nijoro. Aha, ndumva ibintu bitoroshe hano muri za Mambasa nkuko warubikomoje. ADF rwose ikomeje kuri koroza. Reka twigarukire mu mujyi wa Bukavu rero, aho abantu 5 bahinywe. Bukavu ngo byagenze bite Vice? N'abantu 5 bahitamwe n'imvura ikabije yaguye mu iminsi 3 ishize. Bivuga yuko abantu 5 n'abandi benshi bakomeretse muri uyu mujyi wa Bukavu, cyane cyane muri quartier ya Hewa Bora, quartier bita Nyarukemba naho bita Kibalabara. Hakaba haraguye imvura nyinshi ngo igahitana abantu n'abandi bamwe na bamwe bagakomereka kubera hari amazu yabaga yubatse n'abakabagwaho, hari amarigori yabaga atubatse neza, amazi yanyuramo akayasenya akaba yatwara abantu. Bamwe barakomeretse abandi barapfa nk'uko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye ndetse n'abasocial media influencers barimo Steven Wembi ndetse n'abandi. Hanyuma barateganya rero kugeza ubu barimo barakora iki kugira ngo barebe ko barwanya ibyo biza biri guterwa n'amazi, kuko hanga twabonye akenshi usanga iyo bitabaye amazi bara ari umuriro n'iki byose n'inkongi y'umuriro. Ubu tuvugana ubuyobozi bwa FC buri muri umujyi wa Goma, niki butangaza ko bushobora kuba bwakora kuri ibi bikorwa by'ibiza bikunze kugaragara hano muri umujyi wa Bukavu? AFC nta kiratangaza, ariko Croix Rouge yavuze yuko uyu munsi yirirwa ishakisha imirambo y'abapfuye kugira ngo bashyingurwe. AFC nta kiratangaza, rero dutegereje kuza kureba niba guverineri Bangi Sungwi araza kugira icyo atangaza. Turategereje kuza kureba icyo avuga kubera ko kugira isaha dukora ku makuru ye ntacyo yari yavuga. Aha, nguko rero ngayo rwose uko ibintu bihagaze. Amakuru yacu reka n'ubundi tuyakomeze, ariko tuyahereze n'ubundi tuyakomereze n'ubundi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugaruke kuri Thomas Rubanga.
mu by'ukuri nawe hari amakuru arimo kugenda amuvugaho ngo yasohoye itangazo ryamagana leta kubera ibitero igaba kuri abo baturage bo muri ibyo bice. Nawe yatangiye gutabaza rwose avuga ko ngo leta iri kubagabaho ibitero abaturage bo muri ibyo bice. Vincent, ndagira ngo iyi nkuru nayo uyituvire imuzi n'imuzingo. Nibyo umuyobozi w'uyu mutwe wa CRP Tomarubanga yatangaje yuko akuruza ni nk'umuruza yatanze avuga ati ibitero bitandukanye bikorwa n'indege bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakarasa buhumyi, ati biyobowe n'uwo bita General Ruboya nka Shama, ati bikagenda byibasira imidugudu utuwe n'abaturage cyane, ati tubona yuko ari ibitero bigamije kumara abaturage kandi bitagakwiye. Tomarubanga akavuga ati rero mu bihe bitandukanye FARDC ifashijwe n'uyu muyobozi w'intara ya Ituri bakaba ibitero byinshi ku buryo bukomeye. Mu itangazo rero yasohoye yavuze yuko Convention pour la Révolution Populaire mu magambo ahinnye niyo bita CRP ko ibabajwe kandi itewe impungenge n'ibitero bikomeza kugabwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwa buhumyi bakoresheje indege, aho ibyo bitero bikorwa na General Ruboya nka Shama ko ari we utanga amabwiriza yo kurasa mu midugudu mu makaritsiye mu rusisiro rutuwe n'abaturage benshi cyane nk'uko yabyanditse. Aravuga ati rero ibikorwa bikomeje gukorwa ibyakozwe kuri wa gatandatu z'ukwezi kwa 10 kuri renye z'ukwezi kwa 2025 bikozwe na helicopter ya FARDC bakarasa amabombe menshi muri lokalite bita Zingilere, ati byahitanye abaturage benshi hafi n'ikiyaga cya Ruberi, ati muri grupoma ya Penyi muri segiteri ya Warendu, ati abantu benshi baraguye, ati bamwe baramugaye abandi bagira ibibazo, ati cyane cyane mu gace ka Gobi atama bakomeza kuba ibitero bikomeye bikorwa na FARDC bakoresheje helicopter. CRP kavuga ati ntabwo tuzakomeza kurebera ibi bitero bigabwa ku basivile, ati kuko ni ibitero bigize ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye ku muntu bikorwa na General Ruboya nka Shama, ati bigomba guhagarara. Baragira bati mu gihe bidahagaze CRP ifite uburenganzira bwo gutabara abaturage ndetse no kwitabara nk'uko CRP yabitangaje mu itangazo ryabo ryasumwe n'uwo bita Pierre Anyoritowa, akaba ari we ushinzwe itangazamakuru muri CRP, akaba ari itangazo nyine yasohoye kuri uyu munsi. Yes, Vise, urakoze cyane. Twasoreza kuri iyi nkuru n'ubundi ya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko tukaba twareba ko bikomeje kugenda bitangazwa na MONUSCO, aho MONUSCO rero ivuga ko rwose ikomeje kwamagana cyangwa se ikomeje kugenda rwose irwanya yamagana ubugizi bwa nabi ukorerwa abasivile n'ubundi rero hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru ndagira ngo Vincent ariyo dusorezaho muri iki kiganiro cyacu. Ni itangazo ryatanzwe na MONUSCO ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 2025. MONUSCO ivuga yuko Codeco mu bice byanzu bikomeje gukora ubwicanyi bwibasira abasivile. Yego. Kavuga yuko ibi bikorwa ari ibikorwa bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho abaturage benshi bishwe, aho abaturage benshi bavuye mu byabo, kuri ibyo byose byibasiye abaturage b'abasivile bigiye bagera muri 250, bamwe bavuye mu byabo muri za Bunia ndetse n'ibindi bice. MONUSCO irakomeza ivuga yuko rero ibyamagana kandi kugiye gukomeza gushyiraho ingamba zo gukaza umutekano mu buryo bwo kugira ngo abaturage b'abasivile babashe gushakira umutekano mu buryo bufatika kandi buhoraho nk'uko babivuze. Ariko ibyo biraza bisanga n'ubundi ibyatangajwe n'umuryango bita CRDH uvuga yuko wamagana ubwicanyi niyo bukomeje kugaragara mu ntara za Ituri, mu ntara nyinshi zitandukanye za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango rero ukavuga yuko ibikorwa bimwe bigenda bikorwa na FARDC, nka muri Ituri ko hari abaturage bagera muri 4 bishwe na FARDC, hari abaturage 2 baburiwe irengero, nabyo bivuga yuko baburiwe irengero mu gace bita Madidi cyangwa ahazwi nka Dar es Salaam mu gace ka Mambasa, bivuga yuko na FARDC yabigizemo uruhare
bakamagana bavuga yuko FRDC Codeco ADF hari ihuriro ry'ubugizi bwa nabi bakora bose MONUSCO ikavuga ati rero binako tuzakomeza kubirwanya kandi bishyire ingamba zifatika zo gutuma bidakomeza. Numva rero twasoza tukaza gukomeza amyandi masaba. Yes, Vice reka tukurekure dukomeze kugenda rwose udutegura n'izindi update mu gihe nanjye ngiye kubanza nageza kuba dukurikiye utu breaking news cyangwa se izi nkuru nshya zingezeho mbere yuko wenda dusoza ikiganiro. Wakoze cyane Vincent. Urakoze nawe. Yes, yari mugenzi wacu Vincent rero twabanaga muri aya makuru yacu yo muri iki gicamunsi cyangwa se kuri uyu mugoroba kuko ndabona n'umugoroba rwose urimo uragenda wegereza aho rero twagiye tureba byinshi bikomeje kugenda bivugwa muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haba ku ruhande rwa guverinoma ndetse no ku ruhande rwa AFC M23. Gusa amakuru ndimo ndagenda nkurura bakunze Jeune Official nuko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane mu bice bigiye bitandukanye aho rero na hano muri Rucuro naho amakuru arimo aragenda tugeraho ari kutubwira ko rwose hano muri Rucuro hadutse naho ibitero cyangwa se habaye imirwano ikomeye cyane hano muri za Bukombo ndetse iyi mirwano ikaba n'ubundi ngo isize iguyemo abazarendo batari bake nkuko rero amakuru akomeje kugenda atugeraho n'ibitero n'ubundi byatangijwe n'izi wazarendo cyangwa se n'izi FDLR hanyuma rero ziza guhangamurwa cyangwa se ziza gukubitwa igihwere n'uyu mutwe wa M23 dore ko bari bagerageje ngo kwigabaho ibitero ndetse ngo bize ko bari buze kuyisubiza inyuma cyangwa se gutsinda ariko biza kurangira bahakubitiwe cyangwa se bahakubitiye baherekewe uko ifundi igira ibivuzo. Ibindi bitero birimo kuvugwa ni bitero biri kuvugwa n'ubundi hano muri teritwari ya Warikare aho rero n'ubundi bivuga ko hakomeje kugenda haba n'imyiteguro ikomeye cyane haba rero ari imyiteguro iri gukorwa ku ruhande rw'izi ngabo ziri kurwana kuri kote ya guverinoma ndetse yindi myiteguro ikaba iri kurangwa n'umutwe wa M23 kuri kote rero ya guverinoma baravuga ko ibikoresho bakomeje kugenda bizana hano muri centre ya Warikare aho rero bamaze kubaka headquarter cyangwa se icyicaro gikuru kigomba kuzajya kiba supplyinga mu bice bigiye bitandukanye byano muri Warikare ubwo bari buze kuba batangiye imirwano cyangwa se urugamba n'uyu mutwe wa M23. Ibikoresho biri kugenda bihazanwa harimo indege zitagira abapilote z'ubwoko bwa drone amakompora menshi cyane aho bavuga ko rwose urugamba rwabo rugomba kuzaba rugizwe na sharing ndetse yewe rukaza runibagandamo uruginiganzamo izi ndege zitagira pilote zo bwoko bwa drone zimwe za kamikazi z'ubwiyahuzi akarizo zigomba kuzajya zigaragaramo nta gahunda nini cyangwa se nta gahunda yo kuba barwanira ku butaka bifuza kuba bakora ikomeye cyane. Hanyuma rero abacancuro nabo bwo birumvikana bakomeje kugenda bisuka hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nako rero bari kugenda bigisha FARDC kuzamura cyangwa se gukoresha izi ndege zitagira abapilote kuko baravuga bati haraho ibintu bizagera rwose bibe ngombwa ko namwe mukoresha ibi bikoresho bityo rero bakaba barimo kugenda bahugura ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye kubera aha hantu mu rwego rwo kureba ko hari uko byagenda. Reka rero rwose amakuru yacu tuyahinire ahangaha dushimire cyane rero mwebwe twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma hanyuma ariko ngusabe niba utarakanda subscribe ngo ubikore nonaha ndetse ukande no kunzogera kugira ngo uko dushizo inkuru cyangwa se ikiganiro nawe uzajye uba mu mbere mu kubona inkuru ikihagera. Turabashimiye cyane rero mwakoze kubana natwe turabakunda cyane. Ciao.